kwera umwana shema uragisubiza iki wena nakwinaza kumbwira nta guciye mu ijambo ibyo ngibyo rwose ntihese ahubwo bitaba nta muntu ushobora kuguha akazi ufite umwana kandi nawe ntushobora gukora akazi ufite umwana wese undi wamusigaye udafite umusigira wamusigaye ntago biba byoroshye nyine bari danje nyine ariko nyine mu buzima umuntu arapevera akavuga ati iki ngiki ngombwa kugikora ngombwa kumurera ntacyo bitaye kuko baramubyaye ubishaka kuko utabishaka hari benshi bari kuzikuramo pe gusa inama nabagira ni babyare kuko gukuramo inda ari ushaka kuyikuramo ukica uwo mwana Imana ikakubara icyaha kandi nawe nurokoke ese wamubyaye ukamurera warya ubusa nawe akaburya wabona aho uryama nawe akaharyama mwararanze mukaharara babo ikibazo bigiye bitandukanye ubundi abanyamakuru bundi turi ijisho rya rubanda nkanjye inama nabagira abati mwabakobwa mwe bagiye bashyiraho utuzu tugiye dutandukanye dutanga prudence z'ubuntu ubukingirizo bw'ubuntu ubuzu bugiye buhari hari Nyamirambo burahari kuboneza urubyaro nawe ugatinya gusohoka umugore yakuzanira akadobo ngo unyaremo koko usohotse ukajya kunyara kuri toilette ntabwo abantu bose bafite toilette zo mu nzu irasiranya ngusaka neza komeze neza ari hose mu cyo gitandukanye barasirazuba n'ingirazuba amajyepfo amajyaruguru of course cheke chu ise y'itana n'abana n'abanyina usura atandukanye mu cyo gitandukanye sibanganya inkuta se nyutanga isana mitima kwa mukurikira wose abagabo myonguru urama mugeni Ishyaka TV 250 ni Kigali news hose uradusanga kuri TikTok nitwa Ishyaka Manager Flowinga Queen Karamariko ntabwo uri kunyumva mvuga cyane meze neza arimo kumbuye cyane ni ku mutima yego shem karama meze bite fresh ni wane imyaka myinshi bakunze ba Kigali news ni Tane Ishyaka TV bati tugarurira babakobwa ariko Queen we twahirukana gata taribaruka prestation kutaransura suka uri kubivuga narabona igikoma cy'umwana ngo nyikuza ugomba kukizana uzabimbaze wahageze abashema usuye ngo ni mukuru wanjye ni mukuru afite imyaka 3 n'igice abadukurikiye tujye kuganira abakobwa babyariye iwabo babayeho batabibi iwabo cyangwa abakobwa babyaye bakaba bikodeshereza babayeho bate abakobwa mureba ari n'ikigo leta yashizeho kibahugura ariko bakababwira uburyo bagomba gufata abana babo igihe cyo gukingiza umwana n'ibyinshi bigiye bitandukanye reka benda duhere kuri Shemusi dusangiza urugendo rwo kurera umwana utagira umuntu bamwishyurira wenda ishuri cyangwa utagira umuntu umugurira amata utagira umuntu umugurira imyenda ibintu byinshi bituganizeho nakwe nabituganirizeho n'abadukuriye mutugira inama nyine urebye ntabwo biba byoroshye kuko n'abadukurikiye barabizi bamwe bagiye batandukanye bagiye babinyuramo sinjye njyenyine hari benshi bagiye babinyuramo rero kurera umwana udafite uwo wabwira ati n'isukari yashize cyangwa n'iyo fu y'igikoma irakenewe ntabwo biba byoroshye ubuzima buba ari danje nyirinzu n'iki aho kurara byose nyine biba ari ibyo kurya kandi umwana ageze igihe cyo kujya mu ishuri nta bushobozi ufite bwo kumujyana mu ishuri ngo abe yakiga nk'abandi nabyo bumva ko ari ikibazo kigoye kandi gikomeye ubundi dushobora dusangiza urugendo kugira ngo usame ubyare ari niyo mpamvu wenda abakobwa badukurikiye niyo mpamvu usigaye ibiganiro ndimo ndakura muri no minsi ndimo ndakomeza mvuga ati mwirinde inda zitateganyijwe bakobwa bacu mwirinde kwiyandagaza mwirinde kwiyerekana yuko ngo muri viziyo ngo muri mu iterambere kumiwa muri mu iteranyuma ubundi wabyaye ufite imyaka ingahe wenda byagenze bite ibi biri ngombwa wenda bidutangarize bitari ngombwa yewe nabyaye natwise mfite imyaka 16 yego urumva narindi umwana pe niyo wagira imyaka 20 ntago ibi kwemereye kubyara ugendeye mu mategeko ntago ubu byemerewe nabyaye mfite imyaka 16 ariko ukuntu navuga ngo natwise abakobwa yego tugira inshuti ariko tujye twitondera inshuti dufite ngewe nagiye gusura umuhungu njyanye n'umukobwa w'inshuti yanjye ariko uwo muyambwiraga ko ari sheri we
tugezeyo nge sinjyanywa inzoga ninywera fanta bamafanta nawe nabonaga hisanzwe ari no guteka mbese nimba iyo fanta arimo ibiki sinzi ko nabivuga nari ndi umwana imyaka 16 mba naramenya ngo iki n'iki sinubwo buzima mba nari narabucamo ubwo rero icyaje gukurikiraho nyuma ngiye naje gusanga njyamye mbyuka nambaye isume ko tuzi ko leta y'u Rwanda kubyara afite imyaka wenda bari ikibazo n'uwagusambanya afite imyaka afungwa ubwo birumvikana ko umuntu wayiguteye mwanganaga cyangwa kurutaga umuntu wayineye by'ukuri byo natwaje ari inshuti ye sinari nzi ko ngo ni iki cye ni ikigwe yimwe mbwiraga ko ari inshuti ye gusa mperuka kumubona uwo munsi sinanubwo twahurira no mu nzira ngo mumenye ubwo se umwana none se wajya kurega muri leta utazi n'umuntu utazi ngo n'ibyangombwa bye nta kintu kimwe cyanditseho Rwanda uzi wagenda uvuga ngo iki keso nariyakiriye nyine mbaho mu buzima bubi ndabyara ndamurera ubwo ni ibibazo nyine naho narabaranyirukanye ndahava umva ntago nyine biba byoroshye ubuzima bari danje we n'umuntu udukurikira ashobora kuba ati se wajyaga gusura umutipe ari musaza wawe ari mwene nyoko uyu wamubwira iki nk'umuntu ushobora kubivuga gutyo ni nkuko nanjye natangiye nkubwira ati twitondere inshuti dufite z'iki gihe cyangwa zo z'ibi bihe njyewe twajyanye ntabwo ngiye kumusura ahubwo nkuko umukobwa w'inshuti yawe yakubwira ati tujyane merekeza hano sibyo ari umukobwa w'inshuti yawe ntabwo wakanga kugenda sibyo twaragiye nsanga aje kureba nyine umuhungu tuyageze ngo se n'umusaza ngo ni inshuti yanjye namuga ati ntari bageze umuhungu aravuga ati baguhe iki mbame fanta se wanyweye inzoga wapi sinjyanywa inzoga mbona ntari birye aranadusigaye itagenda nyuma yaje kugaruka asanga n'ibiryo byahiye bararura turarya bongera tumeze indi fanta turanywa nyuma yaho nuko sinzi ubwo sinakubwira ngo byagenze gute uwo mukobwa nawe uhari yagiye ari cyane kigeze kubaho warajugunye umwana ise ariko wenda nyuma nza kumenya ko uriya yari se wabo nako yari murumuna wa se ariko nanone ibyo birarangira umwana abantu baba baramujugunye kumukuzanira aka kanya ubayihutira umwana wawe aka kanya nyine nk'uko bivuze kuko nanjye ari kubivugaho uriya nawe nzi ko ari we papa we wa nyawe ariko naje gusanga atari we wa nyawe kuko nyine papa we yaje no kwisaza apimisha amadiyene n'ibiki kuko yabonye kiriya kiganiro nakoze ahita abigira seriye apimisha na diyene n'iki nyine dusanga umwana asuwe aka kanya nyine ubu ngubu mbayeho n'umwana wanjye nyine turi mu nzu yaranarwaye ameze nabi nta na mituweli nta kinyine ariko Imana niyo nkuru hanyuma Queen igihe duheruka wari kwa mukuru wawe uyikodesha ahantu mukuru aza aza kugusura ngo mutahe wenda nubwo nawe yaje akwihenuraho n'ibiki nyuma haza kubaho ikintu cyo gutwita urabyara ubu umugabo ukubyaje uramuzi ngenda muzi byagenze bite ngewe nyine muri cya gihe mukuru wanjye yari yanyigizeho wa danje urumva iyo uri mu bihe by'ibibazo ntabura baza bakubeshya bakubwira ngo bari kuguhumuriza ngewe muri ubwo buryo rero bwo kumuhumuriza ubanza harajemo n'ikintu cy'urukundo se ni urukundo gufatirana ni ugufatirana n'ibibazo burimo ntabwo ari urukundo gusa ngewe icyo wenda nubwo yaba atamwemera akaba atamfasha ngewe ntacyo bintwaye icyo mfa ni uko mfite umwana wanjye mukuru wawe yigeze kuza kugucyura kuvuga ati muhaye iminsi mikeya nyamwanga kumva hanze no kubona hari ibyo uzabonamo hano kandi nanone wari wavuye kwa mukuru wawe kubera yuko umugabo wa mukuru wawe yashaka kugusambanya ukaba ati ntabwo naca inyuma mukuru wanjye ariko ibyo yavuze nibyo wemera ko umuntu ashaka kugutega iminsi bigakunda oya nyine agutega iminsi bigakunda nese ubundi ko yaraje kunsubiza mu rugo oya nawe uhane w'Imana itaha nawe uhane w'Imana cyane rwose reka nkwereke yaraje kunsubiza mu rugo n'undi byararangiye nanatwitse wenda wa mugani ko namureraga se nareraga n'uwiwe Imana yavuze ati reka no kujya kurera abandi banzu rero wawe
yaraje kuntwara nanatwite hato se azanavuga ati mwana wa mugabo wanjye wayiguteye. Ikibazo Imana yabikoze bishaka kuko n'igihe ashaka kumenya ko twite akanakwiruka akongera akanyirukana. Habaye imbogamizi kamufasha na kibazo. Habaye imbogamizi uko abantu mufite abana bakiri batoya iyo ugize amahirwe ukabona ahantu akazi. Ngo ntabwo bashobora kuguha akazi kubera umwana. Shema uragisubiza iki? Wena nakwinaza kumbwira. Ntabwo uciye mu ijambo ibyo ngibyo rwose ntihese ahubwo bitaba. Nta muntu ushobora kuguha akazi ufite umwana. Kandi nawe ntushobora gukora akazi ufite umwana ese undi wamusigaye udafite umusigira wamusigaye. Ntabwo biba byoroshye nyine bari danje nyine ariko nyine mu buzima umuntu arapevera akavuga ati iki ngiki ngombwa kugikora. Ngombwa kumurera ntacyo bitaye kuko baramubyaye ubishaka kuko utabishaka hari benshi bari kuzikuramo pe. Gusa inama nabagira ni babyare. Kuko gukuramo inda ari ushaka kuyikuramo ukica uwo mwana Imana ikakubara icyaha kandi nawe nurokoke. Ese wamubyaye ukamurera warya ubusa nawe akaburya wabona aho uryama nawe akaharyama mwararanze mukaharara. Ariko bimeze. Ahubwo njye hari ikintu abantu bajya bansetsa. Abakobwa binjije ngo bakuramo amadari ikintu bakora nkabona ni ubucucu. Urabizi neza ko iyo udafite umwana nta n'ikintu ujya upfa kubona ariko uko umwana akurisha nta kintu wabona. Ushobora kugenda urya kubera umwana umuntu akakugira imati do uri afite umwana akujyambigwe wowe udafite umwana reka mbereze uri ufite umwana akabiryaho nawe ukabiryaho. Rero ura ni ubucucu. Baravuga ngo impamba y'umwana ngikizanye. Ikizanye kuki se bavuze gutyo? Niyo mpamvu rero umwana se nyine okay cyangwa impamba ni iki? Impamba urabona ko akunda ujya mu rugendo sibyo ugapfunyikira umwana. Ese si impamba y'umwana. Ni impamba nyine cyane bita impamba. Nkawe twahura nko mu nzira cyangwa turi nka hano ugafasha umwana ese nkanjye ubufashije. Umwana waguhakaje. Mwana waguhakaje. None hari n'ibyakanga. Yakanze urakanguka kagasanga mwibere. No mpamvu bavuga ngo impamba y'umwana ikiza nyine. Hanze arabasore ngo babafatirana kwera ubuzima baba mubayeho bakaba bashaka kubasambanya kugira ngo mubone umugati w'abana. Ni nk'umurongo wa vertical line ahubwo. Wakora umurongo ukagira ngo ari bisi bategereje. Agira ngo ari bisi bategereje isharete yo mu ijosi. Akora mu gasore mu mwitozo ngo bakora iki? Bakora umurongo ni nk'uwa bisi Nyabugogo cyangwa i Remera. Muri gare y'Iremera. Aha no mu cyumbati zaraje nabonye batonga imirongo mu cyumbati. Twajya ngo baje gufata kawunga. Muri cyagiye cya Covid. Cyagiye cya Covid. Ariko ikintu numvishe ngo mu cyumbati ikintu kijyanye n'umutekano. Ni hambere ya nawe. Ngo mu cupa ugatabaza ukabura umunyerondo cyangwa umuyobozi. Bekada nta numwe. Ahubwo na mudugudu bashaka kugukubita umva yicare hari akajya ntaho hari. Kandi yicaye nyine ari mutekano nyine. Bazana icyo wabanyweye ikigage ukabasha gutabara umuntu. Reba nyine nawe. Cya kigage cyatumye umuntu arongora umuntu. Aha. Cya kigage. Nacyo nicyo mucandika. Nayo ni inkuru. Nayo ni inkuru. Dukurikiye. Cya kigage. No muya guterura umurongo. Aha urawuterura ugiye Nyabugogo gutigita da. Ngo ni abanyerondo b'ikigenge ko nsigaye mbibona. Ni babandi bamwe baba bapanze gukora ijoro bajya kwinywera ikigage. Nese ni gute uvuga ngo uri umunyerondo wishyura irondo wataha ugasanga urugi nawe. No hari umukire yerutse gutanga asanga bamuryamiye ku kabaraza barimo barakonsoma n'umuriro we bacaginze. Ari kirishe musavuze ngo hari ukuntu ngugira gute? Hari ukuntu wishyura umutekano wataha bakakubuza no kuryama ngo umutekano ugasanga bateye iperu wawe ukishyura. Wava mu kazi ugasanga nta rugi ruriho. Abo banyerondo wishyuye bari hehe bakumariye iki? Ni mu cyumbati. Ni mu cyumbati. Ni mu cyumbati n'ahandi. Mu cyumbati nyine hamwe kaburimbo itangirirwa 40. Kazamuka. Ayo kubyuzi. Kwa ministre se ministre acyahari cyangwa nta namakuru ufite. Waba hari ahantu undi wari umuyobozi nibaze. Mu kimati barahanyamburiye. Natwe inzugi bahirirwa bazikorera. Ako ngereka mbabwira mwanjye uba wifitiye akana gatoya koko mwagiye mubara mukareka kunteruriraho urugi basi katazicwa n'imbeho kagahuhuka. Ese mwamwe abataye wayasha none se tutagiye gukora warya iki? Icyambere cyo wenda reka shemusa mvuge ko afite umwana urya yamusiga mu nzu akaryama buse nkanje akajya agatiga utambitsemo naga ari ingenzi ngo mfite umwana urya ngo namusigaye se namusiga mu nzu atari nyine ako si wanje aronka gusa
Nese nzamwonsa iki naba nawe yariruka mutamika nibera gatuze nditarimo amashereka yapfa no kuriherezaho agoko umuntu ababwe ngo mubayeho mutimwa mubwira gute tubayeho se dute nta kuntu turiho tutariho mu yandi magambo shamusaranye ariko disi arabagira neza badukurikira hari abantu barayibiganira n'ukuri kw'Imana abagira neza badukurikira bikamabwiza ukuri sibyo uramwana n'umukobwa muri hepfo ibintu byose mu nzu barabijyanye sibyo niyo mpamvu naze no topic yo kuvuga ngo abantu babyere babimbogamiza bagira neza niyo mpamvu nanjye nakubwiye ngo kwishyura umutekano ugataha ugasanga urugi ntaruriho ubwo yumva batwaye urugi we baba bagusigiye we bazagutwara umwana wa musizi ibaze n'ukuri kw'Imana namubariza he none iyo bateruye urugi randiro dabyuka akubwira ko ugomba kurushyira yego ahubwo se wamuva mu nzara kubona nyine inzu bari hehe nyirinzu se mu dupangu ntibimureba sabiramuye ntibimureba upfa kuba wamwishyuye ahubwo ngewe ikintu cyanunguye ngewe natashye saa yine mvuye mu kazi nkasanga porotayi yayifunze ariko umunsi banyiba natashye saa 5 nsanga porotayi irafunze kuki atayifunze urumva ataragizemo uruhare ako kazi kandi mukorera umunsi wose mucuruza ibyara mu marangi hafa erega na saro z'iki gihe nazo zifunga zitese saro gufunga bisigaye ari saa 7 wasiga umukiri utamukoreye ngo uratashye kandi uzi ko uri buguhe amaramuko ya mu gitondo ariko wizi ibijyanye n'ibiki ye nize ya dressing ibijyanye no gusokoza kogosha ibintu nk'ibyo gusuka byose ariko kuba narabyize ndi kubona ntacyo bimariye nicaye se erege wicaranye umwuga ukwezi kumwe kuvuye mu mutwe nyine umusaye muzahabwa n'umukomanga muzakingurirwa abadukurikiye ari umuntu ushobora kuba bari abantu b'abakobwa ndashaka kubaha akazi kubona ko kazi rero wishimiye ubayeho neza ukonera amata y'umwana n'icyo gihumbi wajya ukibona ariko kinyuze mu nako bimeze wenda ntabwo tuza kuvuga menshi mu gihe cyo mwisabira ababyeyi bagenzi banyu ariko mufite ababyeyi njye ntaho ngira ako se ubundi se urambaza wibagiwe ko umubyeyi nari mfite nawe yambereye ishyano b'iminsi nabo basigaye bafasha njye ntawe uhari nyogokuru se nawe ntawe suswe yari mukuru wanjye se nawe akaba yarambereye cyane ibaze kuva nabyara kugira umuvandimwe ukarutwa nkaho utamufite kuva nabyara simaze ukwezi mbyaye mukuru wanjye sindamubona mu rugo kandi ari mukuru wanjye ataha he Nyarutarama nta n'igihumbi cya momo kiwe nzi baza na WhatsApp ndamwandikira akanjya sene gabisoma akanyihorera imiryango y'ikigere rero ni iruta no kubitariho iruta n'inshuti no kubitariho inshuti yakuri kurutira umuvandimwe icyo ni ikintu inshuti yakuri kurutira umuvandimwe niyo yaba ari hafi kurutira umuvandimwe umuntu wamwe ngo tudushyira hamwe mubamo abantu bajya batandukanye mu Rwanda banyine babayeho nayo toyone subuza bano bakiriye amana ni subuza no bakiriye cameraman subuza no bakiriye camera subuza bakiriye Imana ikunda abagabo akira ese nashimwe isahimbazwe nama Imana ikize ibyaha by'abakobwa bucece mu gace naco nico mucandi ariko ari ikintu dukwiriye ikironda gato ijana gato gatonwe amasegonda to ntago ari twe tumubwiye ngo atuze iruhande akira gatoya ntuducike hano hanze hari ibibazo bihari nk'abanyamakuru dukora iki abantu babyariye iwabo bafite ibibazo bigiye bitandukanye ubundi abanyamakuru ubundi turi ijisho rya rubanda kandi tugomba no kwigisha abantu bitewe tugomba gutanga message ku bantu bagiye batandukanye urumva ni ukuvuga ngo ikibazo warumbaje ngo cy'abantu babyarira iwabo abakobwa gutya zanda zitateganijwe tuba ariko tubivuga gutya ni ukuvuga ngo ngewe nkanjye inama nabagira abati mwa bakobwa mwe bagiye bashyiraho utuzu tugiye dutandukanye dutanga prudence z'ubuntu ubukingirizo bw'ubuntu ubuzu bugiye buhari hari Nyamirambo burahari kuboneza urubyaro ntimbuzi ko ufite ubushyuhe ndikubwira abakobwa rega ko mutari kundeba nimbuzi ko ufite ubushyuhe genda ujye kwa muganga umuntu akora ibyo bintu kwa afite ubushyuhe nimbuzi ko ufite ubushyuhe ukaba wumva ugurumana mu mubiri wawe kandi ukaba wumva ufite nk'irya isiyaka n'urugero ariko ni wowe ngo ndabingira abantu urumva isiyaka mayifaka ukaba ufite ubushyuhe genda ujye kwa muganga bagukubitemo
twadupira nyine cyangwa batere rwa rushinge njya numva nta onapo badasamiramo igihe ntimuzabigendereho rwose nk'umugabo akagutera inda buretse nk'umugabo akagutera inda ngo kandi ngo yaguhaye onapo yarangiza ejo wasama inda ngese ngo ko naguhaye onapo ni gute umbwira ngo warasamye onapo se niyo onapo badasamiraho ndetse abantu bagiye kuyikora cyangwa kwa muganga bavuga ati ibintu bya onapo tuboneze urubyaro tujya mu abo ngabo mu barusha intuza yakamwana naze hano ndashaka gutanga ikibazo ngewe ndashaka gutanga ikibazo ku banyarwanda muri rusange ngewe nuye mu gipangu cy'abantu benshi ariko dufite tuwarete mu ikimbabaza ni uko bavuga ngo ni nge waneye hejuru yawe se ngo kubera mfite ngo akaguru gahengamye none se kuki bavuga ngo ni nge waneye hejuru ya tuwarete dukoresha tuwarete imwe mu gipangu nabibwiye Daniel byuka nisobanura buri mu gitoro ngo buriya ngo ni aka kandi bafite abana bane hejuru yawe se ngo ni aka wane hejuru yawe ese ibona byabo n'amaso bigira ko ari wowe waneye hejuru wase wasanga ari we muntu utaha wase mbese niba akaguru kanjye gacumbagira kuvuga ko nazi kuringaniza mu mwobo wa tuwarete koko bayicara ko twereke iyo wicara unyicaraho twereke uko wicara ngewe umwobo wawe se batuwushyira kubera ko nasutama neza ariko ndacunga neza muri kibadashi bakaratika ntabwo narenga hano mbese hano ntabwo mba ndi kureba umwobo wawe se no kwiyeha nshobora gukoresha amazi nkajya nsuka ngasuka nacyo nico mu cyanya nese vraiment donc kutima mbese abantu duturanye Barasa ikindi kibazo abantu munyara mu tudobo mukanyara mu tudobo inkari zikamara icyumweru mu nzu mukuzuza ngo yitwa Chantal bagita Chantal nagara kadobo byo byari koko nk'umuntu w'umugabo ni umugore wawanyaye mu kadobo nawe ugatinya gusohoka umugore yakuzanira akadobo ngo unyaremo koko usohotse ukajya kunyara kuri tuwarete ntabwo abantu bose bafite tuwarete zo mu nzu gusohoka ukajya kunyara hanze ariko umuntu w'umugabo ugatinyuka ukanyara mu kadobo n'umugore wawe avuye kunyaramo bajya batanyara hejuru ya tuwarete cyangwa bakayinyoba rero wenda abagore wenda mwanyara mu kadobo ariko nkanjye nyemeranye n'umugore siriyasiri njyewe ndabyuka nkajya kunyara hanze nkongera ngakinga nkaza nkaryama ntabwo nanyara mu kadobo mwabagabo mwe munyara mu tudobo muri imbwa umugabo wese unyara mu kadobo ni imbwa utinya gusohoka ngo imbwa zitakurya igisohoka njye ntabwo ntinya imbwa kuvuga ngo ndatinya gusohoka ngo imbwa irikomoka hanze ngo itari ugatinya ukanyara mu kadobo mu nzu uri imbwa wa mugabo unyara mu kadobo You are fucking man. You are fucking man. Sawa kantu giye utakavuze neza. Abadukurikiye wenda ya Kaman hano dukorera tuba turi kumwe everyday. Yabonye umwanya kugira icyo abwira abadukurikiye. Arakivuga ariko nanone wa mugani nta mugabo wanyaye mu kadobo. Nuko nta mwana wihagarika ku kabari. Leta y'u Rwanda itubwira ngo isuku ni isoko y'ubuzima ugafata ako kamutete kakamara ukwezi mu nzu nta suku Chantal rwose mutete namwe muraziya za Chantal twinjira mu nzu byose tubisoje ariko hari akantu Kirose yaravuze ngo kuki tudakoresha onapo ase mwebwe ago ko murangiza mubyumva kuki mutazisohorera hanze akantu Kirose yaranazemo buriya nako si sawa nago kari ingende ko onapo yari yose bayisamiramo urugero ngiye njya kubyara ari umugore wabyaye umwana kandi yarakoreshaga agapira umwana akavukana mu ntoki agafite gutya agapira onapo yari yo yose y'agapira usamiye muri onapo umwana akavukana mu ntoki agafashe naho hose iyo si yaba ari onapo bamushyizemo nese si bayitwa onapo si bamushyizemo yitwa onapo nese kucyo yisamiramo kandi akabyara umwana agafite mu ntoki kazanye tumwakira ibyo mwakoze byabaye imfabuza rezirita ubundi onapo itangwa n'Imana ntabwo itangwa n'umwana w'umuntu kweki se ahubwo abagore batajya muri onapo hari ababuze urubyaro siko batubwira ko intanga arizo zibyara zazindi ziza mbere ngo zaje mbere yajya kurangiza mwagiye muzimena hasi ariko ubundi ko ziza mubyumva twabamenye
ariko namwe mwaravuze umusiyemo ahubwo namwe mwakunze hari namwe mwakunze icyororo cyacu mwakunze icyororo kituvaho abakobwa bati njyewe nshiramo prudence ngaho nyine ngo babiryoshye abo nawe rirene bya none se we mugabo nimba udafite utari tayari yo kurera uwo mwana ubuzi ko iyo nyungu uri gukora ari wamwihoreye wamwihora ukajya gushaka undi ahubwo se yabikoreye hasi yegora erega nawe shemu iturize baba bakunze icyororo kituvaho twarabamenye bamugenda mwiza nubwo mubiyakane iyo mugeze mu nshuti zanyu mwamwivugisha dore umwana wanjye dore umukobwa wanjye dore umuhungu wawe kuki umeze neza ushyireho na kashe iki se ko nzababwira ahubwo bikabacana turasoza abadukwiye muri komantere zanyu ndazisoma n'abandi bajya batandukanye nabo bakazisoma nyamuna hano hanze ni dani gusa wenda abana b'abakobwa mubafashe so ibiganiro nkora nkomeze mbikore gutyo n'aba bakumbe gitumo muri minsi gitumo rwose abakobwa baranyihishe ariko muri ino minsi barabizi nzagwaho narimutse utazongera kungwa gituma narimutse uzaza hando mbore natimuka ariko ngwa gituma buri munsi babuze amafaranga yo kwishyura kada ubu se mba muri rigori nyine asanga uba muri wani shamu nariba ariko nyibamo ya yindi ihengana nariba ariko nkayibamo ahubwo nkorera ubuvugizi niba mba muri wani shambure banshyire wenda no muri tu shambure cya 5 shambure ahubwo ndashaka kuzabasura mu ngo zanyu rero ko ntuzansure ngo gituma gutumiye uzansure ko mfite amakuru ko nta muryango uriho nta muryango uriho nyine muri ino minsi mu nzu bajyanye harimo irido nyine harimo irido n'itapi n'udufuka turambuye muri salonari ubundi se ujya wicara bajya kukwiba ko nyirinzu waramubaje kubwira gute nyirinzu naramubaje nyine ambwira yuko atabizi ese wakora iki teraryane nta gashinzwe kuba sekirite w'ibintu cyane rwose umva se mbere yuko ikiganiro kirangira njyewe mu nkorera ubuvugizi mfite umwana w'amezi 3 agomba kuba kandi nanjye nkabaho murakoze wowe nanjye ubuvugizi nasaba kugira umwana wanjye ajye mu ishuri nta kindi kuko umwana yageze igihe cyo kwiga ntajye mu ishuri kandi abana b'inshuti ze bajyayo bakina biba ari ikibazo niyo atabibona kandi umwana wese aba yemerewe kwiga harimo gushyira umusaya aho gushyira umusaya naho harakenewe ese ubwo nk'abantu sinabivuze se sibanyibye se ubu ako wazansuye ko namurangira kubwiye ati ubundi wazansuye ukareba iwanjye ukuntu hameze harimo itapi niyo basize yari iri muri matora nayo hambira nayo nyirambura yisumeye umwana tukaryama ikindi kandi nize Karinari and Hospitality umuntu mirenge mbatekera ariko ibiryo biryoshye kabisa turabashimiye mu mwese mudukukiye kuri Kigali News 25 nizere ko mumeze neza aho mwe muri hose like share ndetse na comment ni ingenzi tukabana mu biganiro bigiye bitandukanye waba ushaka kwamamaza kuri nomero screen waba ushaka kuduha amakuru mu bice bigiye bitandukanye waba ushaka kuduha inama n'ibitekerezo wahamagara iyo nomero nizere ko kandi mwagize bibe byiza abaryamye ijoro ryiza aho bukeye bucyane amahoro mwana mustareko cyangwa mwiriwe cyangwa ijoro ryiza.